wabikora mu bwihisho, wabikora biri mu mutima wawe, ntabwo bizibagirana. Aravuga ati Shemana, iki gikobwa kije kiri guhumba. Haleluya! Iki gikobwa rwose kiza gihumba ni icyahehe. Abagaragu be bakoraga mu mirima ye baramusobanurira, kumbe bamumusobanurira ahita amenya amateka ye. Oya, ikuzimu, umukozi w'ikuzimu ninde? Turabashuhuje. Yesu ashimwe. Bwoko bw'Imana, bantu mwese, isi yose idukurikiranye kuri Holy TV Rwanda, turanezerewe. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibishimire. Nizeye yuko Uwiteka Imana ishobora byose ateze amatwi ikibazo cyawe, intambara ufite. Nizeye yuko Uwiteka Imana ishobora byose ayiwe mu bikomeye iri mucamo yamaze kuguteganyiriza icyo igiye kugushumbusha, haba mu byo wabuze, haba mu byo ugerageza gukora bikanga, haba mu muryango, haba mu bana, haba mu kazi, haba mu mubiri wawe. Hari ibyo Imana igiye gukora ikagushumbusha kuri buri kimwe cyose kitabasha kugenda neza ku buzima bwawe. Nongeye rero kunezerwa kongera kubana namwe. Muri abantu b'agaciro, muri abantu b'umugisha, muri abantu b'ingenzi ku buzima bwa Holy TV Rwanda. Imana ibampera umugisha, ndabakunda cyane mu izina rya Yesu. Tugiye rero gusangira amagambo y'Imana. Yesu ashimwe. Tugiye gusangira amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Rusi. Yesu ashimwe cyane. Gitabo cya Rusi, nshuti yanjye, umbabarire ukurikirane aya magambo, hari icyo uri bukuremo mu izina rya Yesu. Erega ijambo ry'Imana rirarema, erega ijambo ry'Imana rirakiza, erega ijambo ry'Imana rishyiraho ibitariho bikabaho, erega ijambo ry'Imana ni inkota yacu, ijambo ry'Imana ni ingabo idukingira, ijambo ry'Imana. Haleluya! Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe uba ukomeye. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe nta bigutinyuka. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe nta bikubahuka. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe donc uba ufite ibivumbikisho bikomeye kandi bifite imbaraga. Imana ibaha umugisha. Tugiye rero kuganira kuri amagambo ya Rusi, igice cya mbere. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Reka tubanze twiragize Imana, reka tubanze dusenga Imana yo mu ijuru. Mana data wa twese, Mana yacu, Mana nzima, Mana ikomeye, Mana twiringiye, Mana twakurikiye, Mana duhanze amaso, Mana itagibura ukwigenza abayo bayihanze amaso, Mana y'amahoro, Mana y'agakiza, Mana ikiranuka ku gato no ku kanini, akira icyubahiro cyawe Mwami Imana isumba byose. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'uyu munsi wa 4, ijambo ryubaka, ijambo riduhumuriza, ijambo riduha imbaraga, ijambo ry'insinzi mu buzima bwacu. Nyemerera abari wowe musobanuzi muzima kuri iri jambo, Mwuka wawe wera asobanurira abantu, ribashe kwinjira mu mitsi no mu misokoro, ribashe kwinjira mu bwenge, ribashe kwinjira ahantu hose, umuntu wese uryumva ye gusigara uko yarari, hagira ibintu bihinduka byinshi ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba w'Igorogota. Tuguhaye ikaze
karibu nyinshi papa, karibu nyaguhora ku ngoma, karibu umwami w'abami, karibu umukunzi wacu mwiza, karibu hagarane natwe, karibu osi newaya sikaya, ugendane natwe, uvugane natwe mwami. Tuguhaye ikaze rero, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo wabambwe ku musaraba Igorogota. Amen. Mana iduhane umugisha. Reka umusomyi mwiza dusomere Rusi gice cya mbere murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Imana iguhe umugisha. Turaza nituva ku murongo wa 5 none turaza guhinduraho urupapuro tujye kuri Rusi nanone igice cya 2 tuhere nabwo ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Elimeleki na Nawomi basohokirimo wabo. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu. Nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'Imowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwa Kiriyoni. Bari abanyefrata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'Imowabu baturayo. Umurongo wa 3. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigirana abahungu be bombi. Barongora Mowabukazi, umwe yitwaga Orupa, undi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Haleluya. Amena. Imana ihabwe icyubahiro yo kabyara. Amagambo y'Imana atubwiye ku mugabo Elimeleki. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Atubwiye ku mugabo witwa Elimeleki uburyo yasuhutse akava mu gihugu cye agahunga, kuko icyo gihugu cyari cyateyemo inzara. Yesu ashimwe cyane. Igihugu cyateyemo inzara, giteyemo inzara habaho gusuhuka. Yesu ashimwe cyane. Arasuhuka, ngasuhukana n'umugore we ndetse n'abahungu be babiri. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Iri jambo ndashaka kurivuga yuko ndashaka kwisobanuraho ko hari igihe kijya kigera ugahura n'intambara zitandukanye zikaba zagutera no gusuhuka. Haleluya. Ukaba wava no mu gihugu cyawe. Yesu ashimwe cyane. Niko iri jambo ritubwiye. Nyamara aho usuhukiye naho nta mahoro uzabonerayo. Yesu ashimwe cyane. Nta mahoro uzahabonera. Intambara n'ibigeragezo bigakomeza bikakomaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntacyo nubwo byatwomaho, bitwomaho twomatanye natwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nkunda kubwira umuntu ngo agasozi wasuzuguriweho, agasozi waboneyeho intambara cyangwa umubabaro n'ibyago, uzagatindeho kugira ngo Uwiteka nagutabara. Yesu ashimwe cyane. Ba bantu bahatuye bazamenye Imana wasenze iyo ariyo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iri jambo ndumva rigiye kuntera nko kunyuramo gatoya mu kantu k'ubuhamya. Yesu ashimwe cyane. Uyu musozi w'i Kanombe ni umusozi ntuyeho igihe kinini cyane. Ndumva ngiye kwamara nk'imyaka nka 15. Yesu ashimwe cyane. Ariko mpageze nibwo Imana yampagurukije kugira ngo nyikorere. Yesu ashimwe cyane. Impagurukije kuyikorera mpura n'intambara nyinshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Mpuye n'intambara nyinshi cyane, nyinshi Mana we. Rimwe na rimwe nkabura amafaranga y'ubukode, rimwe na rimwe tukabura ibyo turya, rimwe na rimwe ibintu bigakomera. Noneho nari nturanye n'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu ntabwo namuvugira aha, ariko yari umuntu wicuruza. Yesu ashimwe cyane. Akicuruza, nyamara yava kwicuruza akabaga nk'ifi, agatunganya ifi. Ngewe nabuze n'ibishyimbo
byo kugaburira abana. Kandi Imana yankoresheje, haleluya, Imana yankoresheje ibintu bikomeye. Nasengeye abantu, abari biragi bavuze, abaje barwaye bakize mu izina rya Yesu. Imana yakoze ibintu bidasanzwe, ariko ibyo yankoresheje ntabwo byagombaga gukuraho ubutayu nari mpagazemo. Yesu ashimwe cyane. Kare nigeze kubabwira ngo iyo irimo kugucunda ibigushakamo amavuta uzasiga abandi bafite umwera. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya. Noneho ndahababarira cyane, ndahababara. Imana ikambwira ngo uyu musozi uzawugumaho niwo nzagutabariraho, uyu musozi uzawugumaho niwo nzakugiriraho umugisha, niwo nzaguheramo umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndahabampamara igihe kingana n'imyaka igeze nko mu 8. haleluya. Imana yo mu ijuru byari bikomeye. Hari ukuntu twahahaga, hari amavuta, ibishyimbo byitwa miti. haleluya. Hari ibishyimbo byitwa mitiyu. Imana ishimwe cyane. Ibyo nabyo twarabiguze. Yesu ashimwe cyane. Hari utuvuta bafunga mu gasashe twitwaga mitiyu. Yesu ashimwe cyane. Natwo twaratuguze. Imana yacu itugirire neza cyane. Noneho umunsi umwe ntago nzibagirwa Imana, ariko muzamura Imana icyubahiro. Ntabwo nzibagirwa imvugo y'Imana. Imana iravuga bikaba, kandi ni ukuri, yategeka bigakomera. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu yamamare, Imana yacu ishyirwe hejuru. Yemwe nshuti z'Imana, mwicike intege. Nubwo muri guhura n'ibikomeye, ariko mu bikomeye niho hagiye kuva igisubizo cyanyu mu izina rya Yesu. Imana irambwira ngo umva mwana wanjye, ihangane utuze uturize aha hantu, nzahaguhera umugisha, uzahabonera umugisha. Noneho umunsi umwe ndagenda nimugoroba, ndagenda afata envelope ngiye kugura amakara nayo ya mitiyu. Yesu ashimwe cyane. Tuzamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Ndagenda ngiye kugura amakara ya mitiyu, ndagenda numva ijwi ry'Imana. Imana igikugira neza ujye uhorana n'ijwi ryayo. Imana igikugira neza ujye wumva ijwi ryayo. Imana igikugira neza ujye wumva uko ivugana nawe. Mfite envelope irambwira ngo mwana wanjye, umva uko mvuganye nawe. Uzi ko iki gihe ari igihe cyawe cya nyuma cyo gufata envelope ugiye kugura amakara ya 50 cyangwa y'ijana. Haleluya. Ndavuga ngo Yesu we ni wamamara, nuhabwe icyubahiro. Uri Imana. Ndavuga urakoze, n'iryo urarivuze. Kandi Imana ikivuze cyose iragisohoza. Nubwo ari ijambo ryaba riyicitse, ndavuga ngo reka rigere yicika, rigere mu gutwi kwanjye gusa, no kugikora izagikora. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Haleluya. Nuko ndangije ndahababarira. Iri jambo ryari merikirinteye kwibuka ibihe naciyemo. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire nshuti yanjye, ntago nje gutinda mu buhamya, ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo umusozi ubabariyeho, umusozi utinzeho, umusozi uhuriyeho n'intambara, reka kwirwanira, reka kwiruka, uhameho uzahuriraho n'Imana. Uwo musozi nasebeyeho uyu munsi, uwo musozi naguriyeho mitiyu y'ibishyimbo, uyu munsi nanjye nsagurira abandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abanyitaga umusazi uriya munsi, ubu ncaho bakavuga bati mwamubonye mushumba mukobwa wa Yesu ko aciyeho. Yesu nahimbazwe cyane. Uyu munsi aho naguriraga mitiyu ya 50, ndagenda nkahaterura umufuka w'umuceri. Duhe Imana yacu icyubahiro. Reka nkubwire mwene data, wizuyaza, wikwisubiza inyuma, wikwikereza. Imana yacu irakora. Haleluya. Uyu munsi envelope ntabwo nkiyigendana. Ndagenda bagatera umufuka bakanshyira mu modoka, nkagenda ngaterura amazi bagashyira mu modoka. Yesu ashimwe cyane. Babandi bansekaga wa munsi bari mu byaha, uyu munsi babona imodoka yanjye iparitse bakaza biruka, akambwira ati mbabarira ungurire n'inusu y'isukari. Nkabikora. Haleluya. Kubera ko turi abakozi b'Imana. Duhe Imana yacu icyubahiro. Noneho rero uyu mugabo Elimeleki yarahunze, afata inzira aragenda n'abana n'umugore. Yesu ashimwe cyane. Ariko nyamara aho yahungiye nta mugisha yahagiriye. Imana iturengere. Aho yahungiye nta mugisha yahagiriye ubwe.
ubwe nta mugisha yigeze ahagirira, kuko yarahageze arapfa, ahageze abahungu be barapfa, bapfa bamaze kurongora. Yesu ashimwe cyane. Urumva ibyo byago, urumva ayo makuba, Yesu ashimwe cyane. Mana igitugira neza. Guhunga ntago ari ikintu, guhunga si ikintu, guhunga si ikintu. Amahanga ni mabi. Mu izina rya Yesu Imana igitugira neza, iduha umugisha kandi tugirire neza rwose. Yesu ahimbazwe cyane. Amaze gupfa n'abahungu be barapfa, niko ijambo ritubwiye. Yesu ahimbazwe cyane. Bamaze gupfa umugore aribaza, yibaza uko biri bugende, yibaza ibibazo byinshi cyane. Abo bakazana be Mana asigaranye, Yesu ashimwe cyane, mu gihugu cy'ubuhungiro, mu gihugu cy'ubuhunzi. Urumva byabaye agatogo ku buzima bw'uyu mubyeyi. Yesu ashimwe cyane. Byabaye agatogo, byarushijeho kuba bibi cyane, kandi nyamara batekereza guhunga bumvaga ko ariho igisubizo kiri buboneke, bumvaga ko abahungi ariho bagiye kubonera ubutabazi. Ahubwo bahageze bwa butabazi burabura, ibintu birushaho kuba bibi cyane. Komeza. Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi. Nuko Nawomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki, witwaga Bowazi. Yego. Rusi umumowabukazi abwira Nawomi ati, reka njye mu mirima mpumbe imyaka, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Aramusubiza ati, genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Bowazi ava i Betelehemu, araza asuhuza abasaruzi ati, Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza ati, Uwiteka aguhe umugisha. Maze Bowazi abaza umusaruzi ati, uyu mukobwa n'uwande? Oh, haleluya. Umusaruzi aramusubiza ati, ni wa mumowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'Imowabu. Yambwiye ati, ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza, yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gatoya yinjiye mu nzu. Maze Bowazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi, kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye, uhange amaso mu murima basaruremo bakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujya ku kibindi unywe kuyo abahungu bavomye. Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati, ni iki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyokobuja byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tumaze kumva aya magambo y'Imana y'uburyo Elimeleki yapfuye n'abahungu be bagapfa, hagasigara Rusi, Amina n'abakazana be. Yesu ashimwe cyane. Noneho Rusi arareba asanga nta kintu asigaje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Arareba asanga nta kintu agize ate asigaje. Arangije abwira abakazana be. Haleluya. Arababwira tumva, yemwe mw'abakobwa mwe,
dore icyo mwarimu nkurikiyeho kiragiye. Yesu ashimwe cyane. Abagabo banyu barapfuye. Amen. Tuvuge ngo amina cyane. Oh haleluya. Abagabo banyu barapfuye. None namwe nimwigendere. Nta wundi mwana mfite, nta n'undi mugabo mfite. Yesu ashimwe cyane. Nta wundi muhungu uteze kubacyura. Nimusubire inyuma mwitahire mwisubirire iwanyu. Yesu ashimwe cyane. Abakazana barabyumva ariko ntibabyumva neza. Imana yacu itugirire neza. Tuvuge ngo amina cyane. Noneho arongera inshuro ya kabiri arabibabwira. Arangije haleluya, Rusi haleluya, aramubwira ati ariko kutwingingira kugusiga. Imana ishimwe cyane. Kubera kutwingingira kugusiga. Haleluya. Noneho umukazana umwe Orupa we afata icyemezo. Yesu ashimwe cyane. Cyo gusubira he? Iwabo. Yesu ashimwe. Afata icyemezo, aramusezera, aramusoma, yisubirira hehe? Iwabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Aragenda asiga nyirabukwe. Noneho umukazana we, Yesu ashimwe cyane, ari we Rusanamba kuri nyirabukwe Naomi. Mana ishimwe cyane. Aravuga tuva, ntunyingingire kugusiga. Mana ishimwe, ntunyingingire kugusiga. Ntabwo nzagusiga. Aho uzagwa nzagwaho, icyo urya uzarya nzarya icyo, aho uzarara nzararaho, aho uzicara nzicaraho. Letana waya sire dayi. Ntabwo nzagusiga, ntabwo nzakureka, nzomatana nawe. Reka nkubwire inshuti yanjye, ibigaragara kuri iri jambo ntabwo wumva impamvu uyu mukobwa yanambye kuri nyirabukwe. Nta kintu cyumvikana kiri aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo unambye ku muntu ukamutindaho, ukamwereka urukundo, ukamwereka kuri kumwe nawe mu byago n'amakuba yagize, uriya muntu nawe hari ahantu Imana ibyandika, hari ahantu Imana ibibona, hari ahantu Imana iha agaciro wahaye uriya muntu, hari ahantu Imana iha agaciro k'ibyo uhagazemo, hari ahantu Imana iha agaciro k'ibyo wiyambuye ugakurikira umuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rusi yanambye kuri nyirabukwe. Rusi yomatana na nyirabukwe. Rusi asangira na nyirabukwe akabisi n'agahiye. Yesu atugirire neza cyane. Kandi bigaragara, reka mbabwire, ntitukajya dukurikira Imana kuko ari inyungu tuyishakaho. Yesu ashimwe cyane. Uyu mukazana nta nyungu yari agisigaje kuri uyu mubyeyi, ntayo yagaragaraga, ntayo, ahubwo umutima gusa wo kubaha no kunamba. Yaravuze ati se data bukwe arapfuye, umugabo wanjye arapfuye, bose barashize, uyu mukecuru turamusigirane. Umva umutima w'umuntu, umutima w'umukobwa w'umunyabwenge, umutima w'umukobwa wubaha Imana, umutima w'umukobwa waciye bugufi. Yesu ashimwe cyane. Agakurikira umuntu nta zindi nyungu amukurikiyemo, agakurikira umuntu nta kindi ashaka komatana nawe gusa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rusi yomatana na nyirabukwe Naomi, barabana. Noneho bageze igihe ngo bagera mu gihugu, haleluya, kirimo umugabo witwa Bowazi. Duhe Imana icyubahiro. Uwo mugabo Bowazi yari afite icyo ahuriyeho na Elimeleki. Zamura icyubahiro cy'Imana. Ndumva nezerewe Imana gusa. Muri iyi minsi ndi gufashwa n'ijambo ry'Imana idushakira ibitambo buri uko bukeye n'uko bwije. Ndi gufashwa n'ijambo. Ubu ngubu ntabwo nshobora gutinya ngo nakoraga akazi aha cyangwa navanaga inyungu aha noneho nayivanaga birarangiye. No, ibyo ntabwo bikureba. Nubwo harangiye ariko hari ahandi Imana yamaze gutegura. Nubwo wagufashaga uyu munsi akakwishyurira inzu akurambiwe cyangwa igihe cye kigeze, ni umunsi ugeze kugira ngo ave mu nzira, ahubwo Imana ikuzanira undi. Ariko mwakomeye Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Ni igihe kiba kigeze kugira ngo ibyo yakoraga bihagarare, ave mu nzira, Imana izana undi. Haleluya. Kugira ngo nawe agire gute, agufashe muri cya kibazo urimo. Zavuga ngo Imana yacu
yamamare. Hari abantu bigeze kumfasha mu rusengero bitwa intumwa 100. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Hari inshuro wenda cyangwa muri minsi turi kubonana, ariko ndababwiye ngo intumwa 100 mwakoze ikintu gikomeye mu gihe cyanyu. Yesu ashimwe cyane. Mwakoze ikintu kidasanzwe mu gihe cyanyu. Ni intumwa 100, ni abantu bishize hamwe bakajya bamfasha kwishyura urusengero. Yesu ashimwe cyane. Ubwo bari abantu bagiyeho mu gihe cy'Imana. Imana yacu yamamare. Bari abantu Imana ishyizeho mu gihe cyabo kugira ngo bakore, ariko uyu munsi ubwo basa nkaho batakirimo, hari indi nzira Imana igiye guca y'abantu bagiye kujya bishyura iki? Urusengero rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Tuvuge ngo Imana yacu ishimwe, tuvuge ngo Imana yacu yamamare, tuvuge ngo Imana yacu ishyirwe hejuru. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko wakora mu gihe cyawe, igihe cyawe cyarangira ukava mu nzira, Imana ikazana undi wo gukora mu gihe cyawe. Tuvuge ngo Imana yacu yamamare. Haleluya, haleluya, haleluya. Rusi anamba kuri nyirabukwe, ariko agera mu gihugu ahantu hari umugabo witwa Bowazi. Imana imuha umugisha cyane. Noneho ngo arangije kubera ibibazo barimo n'intambara n'ubukene bwinshi, haleluya, ngo aragenda ajya guhumba mu mirima yande ya Bowazi. Zamura icyubahiro cy'Imana. Ayiwa, ndumva mfashijwe n'Imana mu mutima wanjye. Haleluya. Aragenda ajya guhumba mu mirima ya Bowazi, ajya kwihumbira udushyimbo. Yesu ashimwe. Mana ihabwe icyubahiro, Mana ihabwe icyubahiro, Mana ihabwe icyubahiro. Igihe arimo ahumba aho ngaho, wa mugabo Bowazi arahagera. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Wa mugabo Bowazi Imana yari yamubikiye atabizi we. Wa mugabo Bowazi Imana ayiwa data, haleluya, Imana yamubikiye atabizi. Hari byinshi Imana yakubikiye. Hari umuntu Imana yagusigiye ugomba kugukura mu kibazo. Hari umuntu Imana yagusigiye ugomba kugusapatinga kuri uyu murimo uhagazemo. Hari umuntu Imana yagusigarije. Hari umuntu Imana yakubikiye. Wigira ubwoba, wicika intege, winanirwa mu rugendo, ahubwo matana na Yesu. Matana na Yesu. Uko uyu mukazana yamatanye na nyirabukwe, uko Rusi yamatanye na nyirabukwe, niho yakuye igitangaza, niho yakuye ubundi butabara, niho yakuye igikundiro, niho yakuye kurengerwa n'Imana. Mana ishimwe, haleluya. Notana wa yasi erebone sahi. Ndumva nejejwe n'Imana. Haleluya. Mana yacu ishimwe, Mana yacu yamamare. Ngo aramwitegereza, amwitegereje aravuga ati se uyu haleluya we, ndumva mfashijwe n'Imana mu mutima wanjye. Haleluya. Ngo aramwitegereza, doko mbese mu yandi magambo yaramubengutswe pe, kuko ibyagaragaraga n'uyu mukobwa yari mwiza. Duha Imana icyubahiro. Haleluya. Aravuga ati Shemana, iki gikobwa kije kiri guhumba. Haleluya. Iki gikobwa rwose kiza gihumba ni icyahehe. Abagaragu be bakoraga mu mirima ye baramusobanurira, kumbe bamumusobanurira ahita amenya amateka ye. Jya ugira amateka meza, jya ugira amateka meza. Yesu ashimwe cyane. Jya ugira amateka meza azakunyuza ahantu utari ukwiriye guca. Jya ugira amateka meza. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu atugirire neza. Arangije ngo aramubwira ati rero kuva uyu munsi jya uhumbira aha hantu. Haleluya. Jya uhumbira aha hantu, ujya wirwana n'aba bagaragu hafi aha. Doko mu yandi magambo yabuze uko amwerurira. Imana ishimwe. Yakagiye amubwira ati jya uyoraho wigendere, ariko yanga nyine abantu
bakuru bafite ukuntu bavuga ikintu mu bwenge bw'Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose, tuvuge ngo Imana ishimwe cyane. Ndimo ndababwira ijambo, uburyo ijambo rirema, uburyo ijambo rikora. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Rusi yanambye kuri Nawomi, n'ukuri amugiriraho umugisha ukomeye cyane. Yesu ashimwe. Arangije arataha, atashye ageze kwa nyirabukwe ngira ngo yabonye yahumbye byinshi. Aravuga ati ahantu wagira umugisha hangana harya, ya haleluya, ko mbona wahashye warose mwana wanjye, eletana bonesire, ko warose byagenze bite? Mukazana wanambye kuri nyirabukwe, arangije amubwira amateka, arangije amubwira uko ibihe byagenze, arangije amubwira umurima yahumbyemo, arangije amubwira nyirawo. Icyubahiro tugiha Imana, icyubahiro tugiha Imana. Imana ishobora byose, ijya iduteganyiriza abantu bazadufasha mu gihe runaka. Zamura icyubahiro cy'Imana, haleluya. Arangije amubwira ati mwana wanjye, uriya ni umuntu ukomeye, uriya ni uwo mu muryango wacu. Haleluya, haleluya. Kandi igihe nyirabukwe yamusezeraga ati genda, ntabwo yari azi ko hari uw'Imana yasize witwa Bowazi. Bowazi wari aho ngaho inyuma Imana yateguriye. Ayiwe, tuzamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Noneho warangije uko ahumba, uko yitwara neza, uko aba umukobwa mwiza, wa mugabo niko akomeza kumva amateka ye. Arangije umukobwa bwe atari ko databuja, ni iki gitumye nkugiraho umugisha ungana gutya? Ni igiki? Ni igiki? Undi aramubwira ati amateka, amina, amateka yawe ndayazi, amateka yawe ndayazi. Ineza wagiriye nyoko bukwe, Imana izayikwiture, Imana izakugirire neza, Imana izaguha agaciro, Imana izakwibuke kubw'ineza wagiriye nde nyoko bukwe Nawomi. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Yemwe bantu b'Imana, yemwe banteze amatwi kuri Holy TV, gira neza wikomereza urugendo. Ineza yawe ntabwo ijya yibagirana imbere y'Imana. Ibyo wakoze byose wabikora mu bwihisho, wabikora biri mu mutima wawe, ntabwo bizibagirana imbere y'Imana. Nibitagukiza bizakiza umwana wawe, nibidakiza umwana bizakiza umwuzukuru wawe. Ineza y'Imana ntabwo igihera, ineza y'Imana ntabwo igihera. Ndakubwiye ngo ineza y'Imana ntabwo igihera. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Nyirabukuzi ikintu yamubwiye, yaramubwiye atumva mukobwa wanjye itunganye neza. Ni nkaho yakamubwira ati ahubwo wasakiwe wongeye wabonye umugabo. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose, amina, oh haleluya. Aramubwira ati witunganye, ukarabe neza, wambare imyenda myiza, umere neza. Uriya mugabo Bowazi ni umugabo mwene wacu, umwitwareho neza. Zamura icyubahiro cy'Imana. Ati maze uzatere n'intambwe, ugende ugere no mu nzu ye ahaba. Yesu ashimwe cyane. Ariko twahaye Imana icyubahiro, Imana itajya ibura uko igenza, Imana ihora mu ruhande rwacu, Imana idukunda umunsi ku wundi, Imana itwitaho ikaduteganyiriza abazadukura mu kibazo. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose, haleluya. Umwana w'umukobwa aritunganya neza, haleluya, aritunganya, yisiga ibyiza bihumura. Tuvuge ngo amina cyane. Arangije ngo aragenda, haleluya. Mukomeze musome murabihasanga. Atera intambwe, aragenda ajya mu nzu ya Bowazi. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Ageze mu nzu ya Bowazi aritwararika ngo aragenda hafi y'uburiri bwa Bowazi. Tuzamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Ajya hafi y'uburiri bwa Bowazi ngo nko munsi nko mu mirambizo, yicara aho ngaho, aramwegera mu mirambizo ku maguru ye. Yesu ashimwe cyane. Mbega umukobwa w'umunyabwenge, mbega Imana ukuntu ijya yishakira igitambo mu gihe gikwiriye. Mwabarokore
yemwe noneho ngo Bowazi uko arambura ukuguru ngo akajya yumva arashyuhiwe cyane. Oh haleluya! Ngo akajya yumva arashyuhiwe ku maguru ye, akumva ubushyuhe budasanzwe. Zamura icyubahiro cy'Imana. Arangije ngo uko yegeza akaguru yumva ubushyuhe, zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya! Bowazi atangira kwibaza, atangira gutekereza, arabaza ngo ninde, undi aramwibwira. Haleluya! Arangije ngo aramukurura, baregerana neza. Umukobwa ababonye iki? Umugabo. Mwazamuye icyubahiro cy'Imana, mwazamuye icyubahiro cy'Imana. Umukobwa babonye umugabo Bowazi aramugabira, umugore w'umwami, umugore w'umutunzi, umugore w'umuntu ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo nyirabukwe nawe yabaye umuntu udasanzwe aho ngaho, kuko bari bamaze kubona ubutabazi bw'Imana. Ariko ubutabazi bw'Imana babubonye kubera iki? Kubera ko uyu mukobwa yanambye kuri nyirabukwe. Hari korasi ivuga ngo nimuze tunambe kuri Yesu, na Rusi yanambye kuri Naomi, nama mugiriraho umugisha. Nimuze tunambe kuri Yesu, na Rusi yanambye kuri Naomi we, nama mugiriraho umugisha. Haleluya! Nta kuntu Rose ni etango nesire dayi, Rusi yanamba kuri nyirabukwe. Imana ishimwe. Haleluya! Ngo wowe nunamba kuri Yesu uzavire mwaho. Ntabwo wanamba kuri Yesu ngo usigare uko wari uri. Ntabwo wanamba kuri Yesu ngo bipfe kurangiriraho. Ntabwo wanamba kuri Yesu ngo ibyawe birangire bityo. Yesu aduhane umugisha, Yesu atugirire neza. Icyo mbifurije ni ukunamba kuri Yesu. Icyo mbifurije ni ugukomera kuri Yesu. Icyo mbifurije ni ukumufata ibishura